Vuye kuri stade ya Rusizi ubu tugiye ku mupaka uhuza akarere ka Rusizi bayita Rusizi ya mbere ihuza akarere ka Rusizi na Bukavu yo muri Kongo. Ubuse ntago turi wone na Bukavu tukayibona cyane kandi tugiye neza yegeranye ntumbire ko ngiye gukandagira ku butaka bwa Kongo cyane kabisa hano ni bureba ni Bukavu cyamva niyo noneho temberana na Roseline yujuje ibyangombwa kuko ubwo tubavanye mu Rwanda tugiye kubajyana i Bukavu tugiye kubajyana tubereke Bukavu najyaga numva bavuga ngo mu Rwanda ni hafi ya Bukavu simbyemere nanjye ubu rwose najye nabyemera ariko ni ku mazi we iva ni ikivu ko kivuze ari kinini cyane iyi se restaurant ndi kubona aha ngahe imbere iyi ni restaurant cyangwa ni boucherie restaurant ariko bari no kwivugurura agira ngo mwubaki ubu ni ukuvuga ngo abakongomani abantu bikundira ikiryo cy'iwacu bazanga bakirira cyane ndabizi bakunda inyama bya hatari nabayita ngo kaboga ahangaha turacyari mu Rwanda muri Kongo hejuru bubatse ku musozi ariko n'amataje ugura kata muri Erodio hepfo mu gace ko mu Rwanda yes mumeze gute bantu banje ni Roseline wanyu garutse kugira ngo mutemberane na Roseline kuri YouTube channel yanyu kuri YouTube channel yacu kuri YouTube channel dusangiye dukunda turi benshi ubu rero uyu munsi uko mumbona ubu mpagaze muri downtown mu mujyi wa Rusizi inyuma yanjye hari isoko rya Rusizi uburyo bwanjye hari Kamembe City Plaza abantu ni benshi bari kugenda ibikorwa remezo birakomeje twaje rero tuzanye n'umutumirwa uje kudutembereza kuko nanjye ntago mba amazi ariko kwa kundi nabemereye ngo ahantu hose nzajyana kamera cyaka umutumirwa uhazi agenda dutembereza agira nicyo atubwira karibu kuri YouTube channel yacu witwa Musabire Mafabi uyu muntu rero ni umuntu mwiza no umuvandimwe ukunda ibikorwa byacu yavuze ati ni munsange Rusizi mwibuke bafana bacu nababwiye ngo mujye muri comment mutubwire nimba ahantu uri wumva ushaka ko tuhagusanga ukadutembereza twandikire nawe tuhagusange dutembereza abanyarwanda muri rusange mwakoze rero muze mubane natwe turabakunda mukadasoma tukwerekeza mu mujyi turi mu nzira tujya mu mujyi none se ko na hariya turi nabonaga ari heza nko mu mujyi ubwo itandukanyirizo rya hariya tuvuye no mu mujyi ni irihe vango itandukanyirizo nuko mu mujyi nyine haba harimo abantu benshi kandi arimo sekiteri y'ubucuruzi uyu munsi se ko numvise ngo ntibakoze ku cyumweru oya nyine abantu baragabanuka ku cyumweru ariko ubona arimo ako hantu ni heza kwera urabona umuntu ari hejuru y'ahantu naho twageze mu Rwanda rwose ahangaha turi mu Rwanda mu Rwanda ariko njye najyaga numva u Rwanda uziko ngewe nanzi ko u Rwanda rurangirira Kigali gusa nta ntara nyinshi nagiyemo kabisa ni urwo rugendo rwa mbere nkoze njya mu ntara kandi ahantu kure mvuye Kigali kabisa kora tugiye kwinjira mu mujyi Gisenyi nahagana Gisenyi nahagana he hano kiba cy'indege cya Kamembe hano hari ikibuga cy'indege mbese wow cya Kamembe hano ho bita muri Kibogora iyi ni kaminuza y'ishami rya Kibogora Kibogora Polyclinic Polytechnic urabona ko nyine hano ni muri centre kabisa hari centre urabona ko ariko wanamwe nuko babivuza abantu barahari da activite zakomeje ntago bahagaritse gukora urabona ko bakiri mu kazi kabo kabisa imiterere hano abaturage banga babayeho bata abantu baha mvango no bucuruzi babibereyemo nizo bintu bakora cyane nta bahinga hano no bucuruzi bikorera gusa cyeka wenda abatuye mu cyaro we barahinga ariko hano muri usanga activite zabo no bucuruzi ubu bucuruzi nibwo bikorera gusa kabisa none se uyu mujyi wo iterambere ntago rikoramo rihindagurika oya ni rimwe ntago rihinduka nta mazu mashyashya nta bikorwa remezo zamuka bishyashya uko Rusizi imbere ya Kamembe yari imeze ubu yaratanduye nyine yarahindutse amazu barubatse ama etage urabona ko nyine y'abantu ariko nyine ubu ngubu hano Rusizi turi ni ivangatiranye ry'abanyarwanda n'abakongomani bakora exchange y'ubucuruzi hari abazana ibintu bavuye muri Kongo hari n'ababifata bakabivana mu Rwanda akabijya kubicuruza muri Kongo ni nk'ikihe kintu gikorwa kiva mu Rwanda kikajya muri Kongo cyane icyo abakongomani bakunda kugura hano mu Rwanda cyane sibwo
inzoga kandi ngira ngo inzoga abanyarwanda nibo bazigura muri Kongo zino za Bralirwa bakunda mitsingi na Primus inyama nazo buriya n'abakongomani inyama akenshi ntibazikura amafuruwi mu giturage ko bajya kumanuza ku mabusheri cyane ahangaha iyi nyubako ni inyubako isoko rya Rusizi bari kubaka ko riza bari etage ya danger urabona kabisa ntihatara hose ni amazu y'ubucuruzi yose ni ubucuruzi bijuteri hano hari naho bakora ibintu by'amabijuteri se bijyanye n'impeta n'amantuza urabona rwose ko ahangaha ariko byari na byiza ko tuhasuye Rusizi tukahagera ari ku cyumweru kuko urabona ko abantu ni bakeya imiryango irafunze ariko kugeza kuwa mbere n'abantu baba ari benshi imodoka bafunguye ariko nanone urabona ko banarimo ntabwo ahangaha ndi kubona handitse ngo Kamembe City Plaza harimo iriya nzu ikorerwamo ni guest room harimo amacumbi harimo akabari n'ubundi bucuruzi butandukanye ubu mujyabona abana benshi baruzuye kabisa ni ibyishimo ku bana uyu munsi ari ku cyumweru avuye gukina ntabwo avuye ku mashuri ubu se hano aba bana bose ntabwo bavuga igiswahili abenshi bavuga igiswahili bakakigishwa n'abandi se ko hano ari mu Rwanda abaprofe barekca baturuka muri Kongo biganje inaha yeka ko hano ururimi rukora ari igifaransa n'igiswahili kenshi icyongereza hano ntabwo gikora hano ntabwo gigisha icyongereza nta mashuri yabonye kirahari ariko ni gike cyane cyane igiswahili n'igifaransa nta banyarwanda bava hano b'abana bakajya kwiga muri Kongo se bagataha mu Rwanda kuko hari kaminuza imwe abanyarwanda bigamo yigisha ubuvuzi abana bato ariko ntabwo biga muri Kongo usanga ari abantu bakuru maze hano igihe kinini maze hano iminsi 2 ntabwo ndumva umuntu umbwira ngo habari nyine igiswahili nari nzi ko ngewe kuzanga ejo uzagira ejo bazara abantu benshi wenda uzagira ubu nawe wamaze kugifatisha no kukimenya wapi nta kimenya neza ariko kabisa uyu mujyi ngewe ibintu byo mu Rwanda bijya binshanga ndabundi uyu mujyi nta utandukanye na Kigali cyane kuko urabona urubakitse ibikorwa remezo ni byinshi rwose ugiye hariya i Kigali muri downtown ukareba nahangaha ntago wakumva kuri utari mu mujyi wa Kigali kabisa mu murwa mukuru cyane mu mujyi abantu benshi abantu benshi n'ubundi bumva ko kujya mu ntara ari kujya mu cyaro ahantu hatari imiturirwa hatari ariko ibyo byari ibya kera ubu noneho kabisa iyo uri hano Rusizi ni heza cyane nakunze ukuntu ari ku mazi nakunze ukuntu numvishe ko hano ikintu cya mbere barya ari amafi indagara insambaza nakunze ibintu byinshi cyane ubu nanjye ni tayari ejo nzarya ubugari n'isambaza umutumirwa wacu rero akomeje adutembereza ahangaha ndabona ari hehe aha tugeze ni kuri radio Rusizi ishami rya ni RBL ishami rya radio Rusizi ariko rwose RBL hafi yacu kabisa nahangaha yarahageze cyane wow abona ari byiza cyane ubangaha abantu baje gutanga amatangazo ni hano baza twara hano ni reception yo wingiye donc nuko tutatinjiye ngo tugeremo ariko radio de headquarter ya ishami rya radio Rwanda hano radio Rusizi wow ariko hano hari ni heza urabona ko hari amazu meza cyane ibipangu ubu nk'umunyamakuru wa RBA utuye hano hafi ya radio waba utuye muri kimwe muri ibipangu biri hano bisa nabyo ko ni niyo mpamvu hafi y'akazi nyane ifu gato wari watubwiye ko utuye hafi y'akazi urumva nyine utuye muri ibice kabisa hafi kabisa hafi tugiriwemo make abaturage bahangaha ubuzima bwabo ukuntu babayeho bimeze biti zamaze yawo bitewe ni akarere kunganira ndonka na akarere k'umujyi kunganira Kigali yego Kigali tusuko ari wo mujyi mukuru wo mu Rwanda ariko akana ni akarere ka kabiri nako kunganira umujyi wunganira Kigali muri rusange nyine abaturage ba ikintu kibatunze ni ubucuruzi ariko nabonye abaturage baha bafite amafaranga mu byukuri n'imodoka amashya cyane yose ni hano abarizwa cyane bako na akarere cyegeye cyo muri Kongo cy'abaturanyi kumva ubucuruzi bwaho no kuvuga ngo ni Burundi se ntabwo ari hafi yaha ni hafi nuko ngo hano iyi Rusizi ikora kuri Burundi igakora no kuri Kongo cyane
hari imipaka ibiri wa Rusizi ya mbere na kabiri. Ubu hano amafaranga araboneka, twizere ko abaturage bari hano uwo duhura adutamukama. Ni uvuga ngo hano habayeho ikintu cyo gufunga imipaka bitewe n'icyorezo cya Ebola, cyatumye ubucuruzi bucika intege cyane, kuko abaturage bakunda kugenda cyane bitewe n'ingamba zo kwirinda covid, byasaye nk'ibigiye nkihagaze muri rusange. Ntabwo ari covid, ni Ebola ubu ngubu turi kwirinda. Ni Ebola covid yatugiyemo. Covid niyo yatugiyemo bigatuma bafunga, ariko ndabona n'imyidagaduro ni hatugeze ni mu cyamba cya siporo hano mu karere ka Rusizi. Uburyo bwawe ni kubona ni ikibuga cya basket, abantu bari kwidagadura, dore ni muri weekend. Hano nta kipe ya basket izwi se dufite, ko nabonye u Rwanda basket rwashyize imbaraga. Ntabwo yagera kure hano, ahubwo hano hari ikipe ya football yo irazwi yitwa ngo iki? Espoir. Okay, najyaga nyumva ko numvaga se ikinira i Kigali, yavaga ahangahe kajya gukina. Yagiye gukina n'andi makipe. Ariko hano nabonye ari no hafi yo ku mazi kabisa cyane. Ni akarere k'ubukerarugendo nanone, ko twegeye Kivu cyane. Ubu abakerarugendo babisutse muri iki gihe cya sama baraza benshi. Amahoteli nabonye nayo atari ikibazo hano, aho kurara so okay, iyi ni stade se? Iyi ni stade kuko yari ishaje, kuba barayivuguruye. Ubu ukora ko ari nshyashya, bari kwikora, ntabwo ari yuzura ariko ngo bayitahe. Stade ndi kubona yarabaye kuntu yabaye nshyashya. Kana ko dore buriya nko mu kwa 12 yatangira gukoreshwa. Ubu barayivuguruye, hano kwicara hari tayari. Igisigaye ni kubaka block. Kana ko block ni isigaye kugira ngo stade yuzuye, amapoto bashizemo, tapi ruzuye, nta gisigaye. Iyi ngiyi izaba yakira nk'abantu bangahe? Ni nini cyane. Nibura nk'ibihumbi bingahe, bibine yabyajyamo. Bine byajyamo? Ko mbona hakurya se hari imirima bimeze. Hakurya ni gereza. Ni gereza ya Rusizi. Iriya ni gereza ya Rusizi. Okay. Nabonaga ari imirimo, ariko hariya naho bazahubaka igikuta gitandukanye. Nibura nicyo gisigaye kugira ngo kimeje nk'iki ngiki bubatse hano. Okay. Kugira ngo ube yuzuye, kuko bindi byose byararangiye. Vuye kuri stade ya Rusizi, ubu tugiye ku mupaka uhuza akarere ka Rusizi, bayita Rusizi ya mbere. Ihuza akarere ka Rusizi na Bukavu yo muri Kongo. Ubuse ntago turi bubone na Bukavu tukayibona. Cyane, kandi tugiye neza yegeranye. Ntumbwire ko ngiye gukandagira ku butaka bwa Kongo. Cyane kabisa. Ubu nyine mwebwe muri abaturanyi b'abakongomani, mubanye mute rero hagati y'abanyarwanda n'abakongomani? Mwanire nta kitere, uretse ko bitewe nuko wenda ubuyobozi bwahindutse, ko imigendanire yaroroshye cyane. None ibiryo barya abakongomani ko barya ibintu bitandukanye, ubu namwe mwamwarize kubirya ko barya ibintu abanyarwanda nzi batarya? Ubu nize abo barya ibintu bitandukanye, saa iyo hirya ngira ngo hafi muri Bukavu ni nk'abanyarwanda nyine barya ibiryo byo mu Rwanda. N'igitoki buriya kirahari? Utubari, amabroshete byose kabisa. Hano ureba ni Bukavu. Ndumva iyi niyo noneho temberana na Roseline yujuje ibyangombwa, kuko ubwo tubavanye mu Rwanda tugiye kubajyana i Bukavu. Tugiye kubajyana tubereke i Bukavu. Najyaga numva bavuga ngo mu Rwanda ni hafi ya Bukavu, simbyemere. Nanjye ubu rwose najye nabyemera, ariko ni ku mazi we. Iva ni Kivu cye. Ko Kivu se ari kinini cyane. Nahari hakurya nicyo. Kiriya cyose ni Kivu. Mbega inyubako. Ni muri Kongo. Umupaka dore iranze iriho n'idarapo, niho umupaka wa Rusizi ya mbere turahagera. Ubu nyine turi kubona Kongo. Kongo tuyitegeye kabisa. None se ubu ngubu bayita Kivu y'Amajyepfo. Ni Kivu y'Amajyepfo. Ni ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko Kivu rwose njye nari nzi ko ari ntoya, ariko ndi kubona ari nini cyane birenze nuko nayitekerezaga. Ni ukuvuga ngo iyi Kivu niyo ikora na Karongi. Kirana za Rubavu, dokereye Rubavu kamanuka za Karongi, Rutsiro na Nyamasheke, kuko turere two mu Rwanda dukoze ku ntuzi. Dukoze ku kiyaga cya Kivu. Kuna abaturiste bataza hano hantu ni heza rwose. Bikubona ko quartier ari nziza kuruta n'izi Kigali. Izi quartier so wazikura he i Kigali, ko akenshi abantu batura hafi y'amazi n'abahazi shana, abantu bazi akamaro kabyo. Urebye ubucuruzi banakorana ubucuruzi bw'amafi cyane. Amafi asambaza nibyo babakoramo ko
indagara nazo zirimo ndetse kumva abaturanye twima indagara ubu hano ntituzifite zihagije buriya ikivu kirazifite ikivu zirimo kabisa kuko ndabona amazi hano ariko nabonye n'ibiryo biri mu maresitora kenshi ari ubugari n'isambaza nibyo abantu bino bakunda kurya cyane ubu abakongomani barara birirwa bakarara hano cyangwa hari abakongomani bacumbitse inaha bagakorera hakurya bagataha hano mu Rwanda hano mu karere ka Rusizi ni ukuvuga ngo kuva hariya muri kariya karere k'abakongomani muri mu Kivu y'Amajyepfo uza hano turi ubu ngubu nta kindi bisaba n'indangamuntu gusa werekana ni pasiporo hari ntuza hari icyangombwa basaba cya sipejeri cyonyine kigura ngira ngo kigura amafaranga make cyane bibiri yo gutera kashugera nta mugamizi nini ariko hano hantu ni heza rwose abantu batuye ahangaha nizere ko bihumekera akayaga keza hafi y'amazi k'ikiyaga niho hatangiye kukumva nakumvise kabisa karatandukanye ubu hano namwe amazi mujya muyaburara amazi kandi mutuye hafi y'ikivu amazi araboneka kuko bumva Kivu niho wasaki gufatira amazi igashyira mu baturage kandi ni kinini ntago cyanakama kinini urebye Ikivu gikora no kuri Kongo kigakora no ni Burundi yakikora mu Kongo n'u Rwanda kubera yuko Burundi ntago kigerayo Burundi bafite Tanganyika hasi ko rubu aya ni amakamyo aba yazanye ibintu Majerwa bahita Majerwa aha ni muri Majerwa y'i Rusizi kabisa ndabona ari sawa komeza umuhanda ahantu heza cyane ubu tugiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere mupaka hano hari n'imihanda ikoze neza cyane ndabona rwose hano isuku u Rwanda ni paradizo ni paradizo kabisa u Rwanda ni paradizo urabona isuku n'iyandi dusanzwe tuzi Kigali na hano mwarayihagejeje cyane imeze neza hano hera ikintu cyera hano muri ibi bice ni igiki cyera hano cyane ubuhinzi buba mu bice by'ibyaro usanga bahinga ibintu umuceri za Bugarama tugiye imbere gato twagira mu kibaya cya Bugarama giproducing umuceri mu gihugu icyo kinini giproducing umuceri mu gihugu mwinshi cyane cyo kibaya kinashyuha cyane ubu tugezeyo gifite ubushe degere yo hejuru cyane singira ngo se ahantu umuceri ugomba kwera haba ari mu gishanga hari ibishanga naho urebye ko naho ni ibishanga ariko harashyuha ku byo butangaje ariko Kivu ni nini kweri dore imigano hano hantu ni heza pe urumva ko hari fresheri hari akuka keza cyane abantu nyine ubu ngubu bahangaha havuyemo umuceri mbonye n'imyumbati muyifite imyumbati mu cyaro bahinga amasaka ibigori hari muri Kongo turaturanye na Kongo mana yanjye we siko Kongo n'u Rwanda nta hantu bitandukaniye pe nta hantu bitandukaniye none ubwo ngubwo n'abaturanyi twakagombye kubana kugira ngo umuntu aba hano bisaba ko umuntu yaba avuga n'igiswahili abaturage benshi usanga bose bazi icyo bita igiswahili ubu hano ni ku mupaka ni hano tugarukira biremewe kwinjira hari umupaka nyirizina hariya hano ho biremewe kwinjira hano ni hatari kwera hari agace ko mu Rwanda n'agace ko muri Kongo no iyi se restaurant ndi kubona ahangahe imbere iyi ni restaurant cyangwa ni boucherie restaurant ariko bari no kwivugurura agira ngo mwubakire ubu ni ukuvuga ngo abakongomani abantu bikundira ikiryo cy'iwacu bazanga bakirira cyane ndabizi bakunda inyama bya hatari bayita ngo kaboga ahangaha turacyari mu Rwanda muri Kongo hejuru bubatse ku musozi ariko n'amataje ubwo urakata muri erodi yo hepfo mu gace ko mu Rwanda kariya ko hepfo ku ruhande rwawe ko nako dore umupaka tuwugezeho hariya ni muri Kongo hari abantu hari abapolisi aha cyari mu Rwanda aha nta kibazo ariko hariya iyo urenze gato hari ibigiye muri Kongo ubu turaparika
turigire basiga kuri sitasiyo tugende tuhagere. Ewana ndikubona abakongomani batuye hano barisobanukiwe, urabona amazu bafite amataje ku musozi, noneho buriya ikivuba bakitegeye neza bameze neza. Hakurya ni mu Rwanda, tuvuye muri Kongo, noneho ubu turi hano mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda. Ni icyapa turakibonye, ubu turinjiye tuvuye muri Kongo guys. Republic of Rwanda. Yes. Ariko mbonye ngewe nta tandukanye rihari y'u Rwanda, hagati y'u Rwanda na Kongo. Imisozi irasa, ibintu byose birasa, n'amazu yubatse hejuru y'ujuru n'imisozi nabyo ndabona bisa. N'ibihingwa ni bimwe biri Bukavu na hano mu Rwanda. Gusa hano hantu ni heza pe, hari akayaga. Ubu tuvuye guhumeka umwuka wo muri Kongo. Tuvuye mu guhumeka umwuka wo muri Kongo. Ubu tugeze mu Rwanda. Tuvuye mu mahanga tugeze mu Rwanda. None se ko kera najyaga numva ababyeyi b'abacuruzi cyane cyane abacuruza nk'ibitenge n'icyo byose bavugaga ngo bavuye muri Kongo ugahura nabo i Kigali. Hano hari imodoka zavanaga abantu zibajyana i Kigali gucuruza zivuye hangaha, cyangwa baba bafite imodoka zabo. Haba bafite imodoka zabo, hari n'abafata izi modoka za rusange. Uraca hano ruguru. Vango iyo wayishyuriye imisoro urayitwara bisanzwe. Ariko babanza kureba n'ibintu uzanye byo gucuruza cyane. Wow. Babanza bagenzura bakareba ibintu byaye n'ibimeze biti. Ariko hano hantu ni heza rwose. Ubu nyine abaturage barahinga bakorora byose ubucuruzi, ariko cyane ubucuruzi. None se hano nimba ariho haturuka umuceri baseriva igihugu cyose, ubu baturage bahangaho umuceri barawubona kuri make. Wenda tuvuge baproducinga umuceri mwinshi, ariko ibiciro ntibigira bihinduka. Ngambwira no ikiribwa kiri hano kiri common, kigezweho, kizwi, abantu barya bahuriyeho ari benshi. Iki ni umuceri cyane. So bumva rero nimba urya umuceri cyane, ni ukuvuga ko hano hari uruganda rubikora hari Bugarama, urumva ko barawihingira, ariko ikiro amafaranga ntigira ahinduka. Ni ikiro cy'umuceri wa Bugarama ubu nangahe? Sigwa 1,100. Ni 1,100. 200 na hagati ya 1,200 n'igihumbi. Ni ukuvuga ngo ukugura hano ni Kigali the same. Ariko amafaranga murayafite nimba mwirira umuceri. Nimba mwirira umuceri gusa, ubwo amafaranga murayafite kabisa. Amafaranga hano araboneka se? Araboneka. Buri muntu wese yahagarika yamugurira nta cyane. Ariko ikiri cyaciye intege ni iki cyorezo cya Ebola. Cyagize impanuka. Oya hari kuri amotari. Umva ko cyaciye abantu intege, abacuruzi barahagaze. Abacuruzi uvuga ngo urubyiruko rw'inaha nigwibe no gukata mu gipangu. Hano ni hehe? Ni ku bagore. Aha ni ku bagore tugiye. Ni ukubera iki mwahise ku bagore? Hari abagore benshi. Niho hantu heza basohokera n'abagore, cyane cyane naho abantu abakunzi babasohokera. Bakiri kuhubaka abagore babahagaze. Baba barimo imbere. Katwe ko baba barimo imbere. Nimva ngo nahantu abantu basohokera ku mazi kabisa. So habiri birori, ushobora no koga kabisa. Sha muri Kivu hari abantu bajya koga mura? Bazi koga, ababizi barakubikora kabisa, bakaba yavana akakora nk'ikilometero cyangwa ibitero 2. Asha hari ahantu umuntu aguyemo ntiyavamo. Abarohamamo bubangana gute? Oya ntago urebye abantu barohama ni bake ku bagore. Niyo mpamvu mbona abagore bari gufata amafoto cyane ahantu ni heza. Ukabari kitwa ku bagore. Habera n'ubukwe, numva ngo byose birahabera kabisa. Ahangaha ni ku bagore. Ahangaha tuhagaze ubu ngo ni ku kabari kitwa ku bagore. Nkuko ndi kubibona ndabona ari ahantu h'imyidagaduro, abantu baza gukorera ama anniversaire, abaje koga, n'ubukwe burahabera. Hanyuma bakanahifotoreza. Ubu bwato nibwo bushobora kwambutsa umuntu bumujyana muri Kongo. Urafata hano habaga ubwato bwavaga hano bukagira Gisenyi. Okay. Ura bwato bwa moteri bwa. Ako hano tuhagaze nyine n'ubu turi kureba Kongo n'u Rwanda biracyagaragara kuko hari hakurya ni mu Rwanda, ariko hari yaho ni muri Kongo.
abantu rwose babibone ikintu kigabanyijeho hano ho ni amazi gusa ni kiyaga. Iki ni kiyaga cya Kivu ni Kivu ariko nabonye Kivu ari nini cyane pe nini pe ndimo ndavuga ati abanyarwanda ubu ngubu cyangwa abantu bashobora kuza bakoga muri Kivu none ndabona birabaroga bazi koga hano rwose urabona ko bizihiwe ntabwo ari kirekire cyane se buriya ni harehare cyane urumva ngo uko ugenda winjiramo hagati ni ukora ko utazi koga wahiturwamo ariko bafite na jacket zituma batarohama. So guys ahantu bita Rusizi nahagiriye ibihe byiza nkuko nabibabwiye ndi hano muri vacances kandi naravuze nti ntago najye mbatembereza Norvège gusa no muri Afrika nzaya ngenda mbatembereza nta byadanje. So kubera urukundo bakunda kubera ibyishimo mu mpa nanjye kubera support mugenda muduha niyo mpamvu uyu munsi twaje tuzana n'umutumirwa wacu yitwa Fabien Musabire akaba rwose yaje aradutembereje adukoreye ikiganiro cyiza cyane. Ubwo twagira ngo tubashimire ko mukomeje kudukurikira tubibutsa ngo mudukurikire nyamuneka mwibuke gukora subscribe share na comment ubundi mudu bitekerezo byanyu muvuge ngo murashaka iki ibiganiro mwifuza bimeze gute natwe turi hano ku bwanyu ngo tubibagezeho turabakunda bye bye.